stade iberamo imikino itandukanye ku buryo nahageze nkasanga amakipe amwe n'amwe yatangiye gukina andi arimo arasoza hanyuma nkenera kugira ngo menye ngo imikino y'abamugaye muri rusange imeze gute ese iterambere ry'abantu bafite ubumuga mu ngeri zose zitandukanye hari ibikorwa tugenda tubona abafite ubumuga bagenda baparticipamo cyane bitabira ibikorwa by'iterambere ibikorwa bitandukanye bya leta ibikorwa remezo uburezi ubuvuzi n'ibindi bitandukanye ariko noneho uyu munsi tugiye kujya kuri sayidi y'imikino aha rero nk'uko mubibona turi ufite umuyobozi waje ahagarariye ikipe y'akarere mugiye kumva agiye kutubwira mu ijambo rye hanyuma reka tumuhe ikaze mubahe ikaze murakoze nitwa Nzeyimana Michel abandi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu karere ka Kamonyi murakoze ku mwanya kugira ngo icyo mbabwira ku kijyanye n'imikino y'abantu bafite ubumuga urebye ni ibintu byiza ni nk'uko namwe mubibona abantu bafite ubumuga barishimye bigaragaza intambwe nini leta yacu ishyiramo kuko kera ntabwo bari kubona abantu bafite ubumuga bakina gutya ndetse bikinatangira byari ibintu bigoranye mu bantu bavuga ngo ibintu byo gukina abantu bakurura ikibuno ariko turabona ko n'abantu baza no kudushyigikira si abantu bafite ubumuga gusa harimo ingeri zose harimo abayobozi harimo abafana baje kureba uko imikino igenda n'ibintu byiza muri rusange kera mbere ntabwo byagaragaraga yuko abantu bafite ubumuga bidagadura none bimaze kugera ku ntera iri hejuru ubu abantu bafite ubumuga baridagadura abantu bafite ubumuga barakina bakagaragaza ibyishimo nk'abandi bose bimaze no gufata indi ntera ikigaragara byo nuko hagenda hagaragara inzego z'ubuyobozi zitandukanye zaje zitabiriye iyi mikino nk'uko bigaragara hanyuma wowe mwarangije gukina cyangwa ntabwo murakina muracyategereje bimeze bite twebwe ikipe yacu twari twazanye ikipe y'abahungu yarangije gukina ubu hari abandi bagikina ariko twebwe ikipe yacu y'abahungu ya Kamonyi yarangije gukina ikipe yanyu yarangije gukina mwatsinze bimeze bite byifashe bite ubu ngubu tuvugana ntabwo byagenze uko twabyifuzaga kubera ko twifuza gukomeza muri rawundi ikurikiyeho ariko ntabwo byakunze twasanze hari amakipe yateye imbere kuturusha ubu natwe tugiye gushyiramo akabaraga ku buryo umwaka utaha Kagame Cup twazanayitwara kuraje cyane uti Kagame Cup uyu mwaka utaha natwe dushobora kubitwara hanyuma ni icyo wabwira abantu badafite ubumuga batajya bakunda gukurikirana imikino y'abafite ubumuga cyangwa batazi ko binabaho cyangwa abanyarwanda muri rusange cyangwa n'abaturarwanda muri rusange wababwira iki ku kintu kijyanye n'imikino y'abafite ubumuga cyangwa se n'imibereho y'abafite ubumuga muri rusange icyo nababwira cyo imikino y'abafite ubumuga bafite isomo rinini abantu bakabaye bigiraho ibyo ari byo byose umuntu ayikurikira ahita abona ko ubundi intero y'abantu bafite ubumuga ni ukuvuga ngo abantu bafite ubumuga turashoboye iyo uhageze rero ukareba imikino uhita ubona ko abantu bafite ubumuga nabo bashoboye kubera ko kumva ngo abantu bafite ubumuga barimo barakina Kagame Cup n'abandi barimo barakina badafite barimo barakina Kagame Cup uhita ubona iterambere uhita ubona kandi buriya iyo abantu banakinnye barasabana barishima na rya terambere rindi rikaza ntabwo abantu badakina buriya murabizi umuntu afite ubumuga adakina ashobora no kugiramo n'izindi ndwara ariko nk'ubu baba bari gukora siporo bagakina na wa wundi wari uri mu rugo yumva wenda yarahejwe uretse ko ibyo guhezwa igihugu cyacu kirimo kirabica urugendo ruri gukorwa ubona ko ari ikintu cyiza nasabaga rero n'abantu bafite abana bafite ubumuga bumva ko abana bafite ubumuga nta kintu bashobora babareke basohoke baze bakine bahure n'abandi bungurane ibitekerezo baniteze imbere
uti abantu bafite ubumuga turashoboye, ibyo koko turashoboye, hanyuma na leta y'igihugu cyacu nayo iragerageza kugira ngo abantu bafite ubumuga rwose tugende tujya indi ntambwe, cyangwa se abanyarwanda bose muri rusange tugire intambwe tujyaho tuva naho tugera. Ese urugendo rusigaye mu kugira ngo imikino y'abantu bafite ubumuga itere imbere, hari icyo leta itarakora, cyangwa hari icyo isabira ubuyobozi bw'igihugu cyacu kugira ngo ibi bintu bikomeze kurushaho gutera imbere? Reka ukurikije njye mbona intambwe tumaze gutera ishimishije. Ntabwo twanavuga ko twabigezeho ijana ku ijana, ariko njye mbona ahanini hasigaye ni ahacu ho kugaragaza performance. Buriya iyo wapafominze ukagira ikintu ugeraho, igihugu kirakumenya n'abandi bakakumenya. Ubu ngubu burya baravuga ngo umwana mu kinyarwanda, umwana niwe wihesha intoki. Urabizi ko amakipe y'abantu bafite ubumuga yasohotse niyo ashobora kuzana imidari, niyo ashobora kugira ikintu gikomeye ageraho. Rero uko tuzakomeza kuzamuka tuzana ibihembo tugera ku rwego rw'isi tugatera imbere, n'ubundi n'ibindi byose nta kintu leta yatwimye. Uti nta kintu leta yatwimye. Reka rero tugushimire Michel, waje uhagarariye ikipe y'akarere ka Kamonyi. Urakoze cyane. Hanyuma ndumva niba hari ubundi butumwa wagenera abanyarwanda wabubagenera, hanyuma dusoza iki kiganiro tugiranye, hanyuma kandi bifuriza amahirwe yo gukomeza gutsinda imikino iri imbere. Nubwo uyu munsi bitagenze neza, ariko ejo bizagenda neza. Hanyuma niba hari ubundi butumwa dusoza wagenera abanyarwanda, umwanya ni wawe. Urakoze. Ngira ngo ubutumwa nagenera abandi banyarwanda nta bundi, ni ubwo kubwira abantu bacyumva ko umuntu ufite ubumuga ari uwo kuguma mu rugo, cyane cyane ababyeyi. Ubwo ndabwira ababyeyi bumva ko umuntu ufite ubumuga, umwana ufite ubumuga agomba kuguma mu rugo, bakamukingirana. Baze hano, bajya ahantu abantu bakinira bafite ubumuga barebe, nabo bazahava bumva ko bakoze amakosa. Kandi rwose ikiza burya umuntu arikosora, bikosore, bareka abana basohoke, abana bajye ku ishuri. Iterambere ry'umuntu ufite ubumuga naryo rizamuke, kandi umuntu ufite ubumuga atera imbere akazamura n'imiryango.